Ndagushimiye wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu wa 15 Ukwakira 2024, ubwo u Rwanda rwifatanyaga n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Kuri ubu abagore bo mu karere ka Nyamagabe bishimiye ibyo bakorewe kuri uyu munsi. Mbese ibikomeje gushimisha abagore byaba ari ibiki? Mbese baba bakorewe iki kuri uyu munsi wahariwe umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro? Abayobozi batangaje iki nyuma yo kubona aba bagore bo muri kano karere bishimye kakahava? Kumana natwe uyu munsi maze usobanukirwe byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gushimisha abagore batuye mu karere ka Nyamagabe ndetse n'abagiye batandukanye bose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo ibya makuru meza agomeje gushimisha abatuye mu karere ka Nyamagabe. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abagore bo mu karere ka Nyamagabe bishimiye inkuru nziza cyane yongeye gusakara muri kano karere kabo bitewe n'ibyo bakorewe kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Ese ibikomeje gushimisha abagore byaba ari ibiki ko bishimye kakahava? Bamwe mu bagore batishoboye bo mu murenge wa Gatare mu karere ka Nyamagabe bahawe igishoro cya miliyoni 23 z'amafaranga y'u Rwanda, birimo inka, ibigega bifata amazi, amashyiga ya kijyambere n'ibindi bikoresho bigamije kubafasha kwiteza imbere. Ni inkunga aba bagore bahawe kuri uyu wa 15 Ukwakira 2024, ubwo u Rwanda rwifatanyaga n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Ku rwego rw'igihugu uyu munsi mukuru wizihijwe mu murenge wa Gatare, bigamije kuzirikana uruhare rw'umugore wo mu cyaro mu iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu muri rusange. Hagaragajwe kandi inzitizi umugore wo mu cyaro ahura nazo zimubuza kubyaza umusaruro amahirwe ahari ndetse n'icyo yakora kugira ngo arusheho gutera imbere. Mukahigiro Vestina wo mu mudugudu w'Isuri, akagari ka Gatare, umurenge wa Gatare mu karere ka Nyamagabe, wahawe inka yashimiye, yavuze ko byamushimishije cyane kuko yakeneraga amata nabashe kuyabona ndetse n'ifumbire nayo nabashe kubibona. Uyu mugore mu magambo menshi cyangwa mu kiniga cyinshi ariko cy'ibyishimo, ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yagize ati: ndishimye cyane, umuryango wanjye ugiye kubaho neza, abana bazajya banywa amata. Shimiye Perezida wa Repubulika umpaye iyi nka, Imana imuhe umugisha, narambe ngiye kubona amata ndetse n'ifumbire. Mukakabera Jacqueline, impunzi y'umunyekongo uba mu nkambi ya Kigeme, yashimiye Perezida Paul Kagame wabafashije kwisanga mu muryango mugari aho bafatanya n'abanyarwanda mu bikorwa by'iterambere. Yagize ati: Leta y'u Rwanda yaduhaye ubuhungiro, idukura mu bwigunge, ubu dukorana n'abandi nta kwishishanya. Turashimira Kagame, Imana imurinde ibihe byose. Nyirajyambere Blasila, umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu y'abagore, yavuze ko u Rwanda rwashyizeho gahunda zitandukanye zifasha abagore mu iterambere zishingiye kuri gahunda y'iterambere y'imyaka 5. Nyirajyambere Blasila, umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu y'abagore, yasabye abagore bo mu cyaro kubungabunga ibidukikije kuko iyo byangiritse bigira ingaruka ku mugore n'umuryango muri rusange. Aha yagize ati: twese tubeshwaho n'ibikomoka ku buhinzi. Ingaruka zo kwangiza ibidukikije zitera ingorane zikomeye umugore natwe twese muri rusange turabasaba kubyitaho
ukanabibungabunga. Uwimana Kosole, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, yagaragaje ko nubwo u Rwanda rumaze kugera kuri byinshi, ariko umugore wo mu cyaro aracyahura n'inzitizi zitandukanye. Yasabye ko amarerero yubakwa hafi ndetse n'amavomero agashyirwa bugufi kugira ngo bigabanyirize ingendo abagore bo mu cyaro bakora. Ati ni ngombwa ko abagize umuryango dukorera hamwe tugamije icyateza imbere umuryango wacu. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yasabye abahawe inkunga kuyibyaza umusaruro no kurushaho guharanira iterambere rirambye. Anasaba abayobozi kubaba hafi kugira ngo umugore akomeze kuba inkingi y'iterambere ry'igihugu. Abagize umuryango basabwe gushyira imbaraga mu isuku, gukumira amakimbirane yo mu miryango, kwita ku burere bw'abana no kwibumbira mu matsinda agamije iterambere. Kugeza ubu abagore 9.1% bari mu bukene bukabije ugereranyije n'abagabo 5.7%. Abagore 36.6% bakora imirimo y'ubuhinzi bw'ibanze mu gihe abagabo ari 47.8%. Abagore 57.6% bakora ibijyanye n'ubuhinzi butagamije isoko ugereranyije n'abagabo kuko ubu ari 44.1%. Ingo 79.9%. Ingo 79.9% ziyobowe n'abagore zikoresha inkwi mu guteka, mu gihe ingo 74.5% ziyobowe n'abagabo nizo zikoresha inkwi. Mu ngo ziyobowe n'abagore 14.9% zikoresha amakara mu guteka, mu gihe ingo ziyobowe n'abagabo 18.3% arizo zikoresha amakara. Ingo ziyobowe n'abagore zikoresha gaze mu guteka ari 3.9%, mu gihe ingo ziyobowe n'abagabo zikoresha gaze ari 4.8%. Uyu munsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro watangiye kwizihizwa tariki ya 15 Ukwakira mu 2008. Muri uyu mwaka mu Rwanda uyu munsi wizihijwe ku nsanganyamatsiko igira iti ibidukikije ubuzima bwacu. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yongeye gushimisha abagiye batandukanye, aho mu karere ka Nyamagabe abagore bahawe miliyoni zo kubafasha kwivana mu bukene. Ibikomeje kugenda bishimisha abaturage batuye muri kano karere ka Nyamagabe ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Ndagushimiye we twabanye muri iyi nkuru. Niba rero ari ubwa mbere udusuye, ntugende utarebye munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira akaza nako ntugasige na kuhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza tugenda dutambutsa no kuri KN Radio. Mu gihe kandi ibyo byose umaze kubikora, jya hatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze gukora ibyo byose, fata iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo nabo bajye bumva ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.